tugira twumva ijambo ry'Imana rivuga ku kintu cyitwa l'eclipse, eclipse mu cyongereza, eclipse, ubwira kabiri. Niba bazi ubwira kabiri, nibaza ko twese tubizi. Haba habaye iki? Iyo bavuze ngo hari ubwira kabiri nuvuye iki? Hari ubwira kabiri mu buryo bwinshi. Hari éclipse du soleil, éclipse de la lune. Reka dufate éclipse du soleil cyangwa ubwira kabiri bw'izuba. Haba habaye iki? Tuba turi ku manywa bikagenda gute? Ugahita bwira. None umva ngo nubwira kabiri. Umva ngo bari bwabanje kwira mu buryo busanzwe. None tuwe tukabyuka tukaba tuzi ko ari ku manywa, izuba riracanye, bikongera bukira kandi hataragera. Nibyo bita eclipse. Rero no mu by'umwuka habaho ubwira kabiri. Nibyo dushaka kwiga uyu munsi. Amen. Hari ubwira kabiri mu buzima busanzwe. Iyo bavuze ngo eclipse du soleil, ubwira kabiri bw'izuba, haba habaye iki? Ukwezi kuba kwitambitse hagati yacu n'izuba. Nuvuga ngo izuba natwe hari ikindi kiba cyaje hagati kikaduhisha umucyo w'izuba. Mwabyumvise? Nta na rimwe haba eclipse, nta na rimwe haba ubwira kabiri hatabaye ikintu cyitambitse hagati y'isoko y'umucyo nicyo wamurikiraga. Mwabyumvise? Eclipse du soleil dufashe iyo yonyine, hagati yacu n'izuba haba hitambitsemo ukwezi ku manywa y'ihangu. Iyo definition cyangwa ubwo busobanuro mufate gutyo. Nuvuga ngo hari ikitanga urumuri, ubwo ni izuba. Tuvuge izuba rikohereza urumuri kuri twebwe turi mu isi, dufate twebwe. Noneho ukwezi rero kukaza kukajya hagati, rwa rumuri rugahishwa. Igihe cyose habaye eclipse, habaye ubwira kabiri, hari ikintu cyagiye hagati y'isoko y'urumuri n'igihaga urumuri. Mu kwizera rero nabyo, mu kugendana n'Imana, hari igihe habaho ubwira kabiri, habaho eclipse. Iyo yitwa eclipse de foi, n'ubwira kabiri kwizera. Habaye ubwira kabiri mu kwizera kwawe, mu byandike mutyo. Habaye ubwira kabiri mu buzima bw'umuntu w'Imana. Iyi mbabwira mu byumve bizabafasha n'ejo. Fungura Bibiliya yawe. Amen. Twavuze ubwira kabiri. Haleluya. Tumaze gutanga definition yabwo. Amen. Haleluya. Turafata urugero rw'abantu babiri muri Bibiliya vuba Itangiriro 12:10. Inzara itera muri icyo gihugu, Aburahamu aramanuka ajya muri Egiputa asuhukirayo, kuko inzara yari nyinshi muri icyo gihugu. Amen. Amen. Mbere yuko bavuga inzara yateye Kanani, ni igice kivuga umuhamagaro wa Aburahamu. Itangiriro 12 bitubwira umuhamagaro wa Aburahamu. Imana imuha isezerano kwimuvanye mu gihugu cye, mu muryango we. Amen. Mu rugo rwa se, imuzanye Kanani, yahageze. Iratangira mubwira ngo naha rero iki gihugu ndakiguhaye n'urubyaro rwawe, nzaguha umugisha, uzahinduka sekuruza w'amahanga menshi. Iyo usomye mbere yuko twinjira kuri iyi nzara, Aburahamu yahise yubaka igicaniro ahantu bita Sishemu, aho Imana yamwiyeretse. Imaze kumuzana ikamugeza Kanani, ari Shishemu,
ariyo aratambagira igihugu, Imana iramubwira kandi ati iki gihugu ndakiguhaye. Aburahamu yubaka igicaniro cya mbere i Shekemu muri Kanani. Kubera iki? Igicaniro mu isano rya kera, nubwo Bibiliya mu nyuma haje kuba ibicaniro bitandukanye, ariko igicaniro c'est un lieu de communion entre Dieu et l'homme. Igicaniro ni ahantu umuntu asabanira n'Imana. Babibise Imana iramwiyeretse, Kanani yubatse igicaniro. Okay? Kubera iki Aburahamu yatangiye no kubaka igicaniro? Kuko icyo gihugu arimo gifite ibindi bicaniro byinshi. Kuko ari amoko y'Abanyakanani yari afite imana zayo, kandi buri mana yari ifite igicaniro cyayo. Mwabyumvise? Amen. None Aburahamu azanye igicaniro kindi cyongereza kuri bya bindi? Oya, biriya bicaniro byose yasanze muri Kanani ni by'imana z'Abanyakanani zitari Imana. None kuko Imana ishaka kurasheta igihugu, ishaka kugicungura, kukivana mu maboko y'ibigwamana, Aburahamu yubaka rero igicaniro cy'Imana nyamana. Piga magovi kwa Bwana Yesu Kristo. L'autel du Dieu vivant. Igicaniro cy'Imana nyamana. Adonai, le maître du ciel et de la terre. Umwami w'ijuru iyi si ni Adonai. Izi mana nsanze hano Abanyakanani bubaka ibicaniro ni imana zitarizo. Ariko Adonai, Imana yishuriye yewe Aburahamu nkayikurikira, niyo nyiri iki gihugu. Kuko ngo isi n'ibiyuzuyemo ni by'Uwiteka. Nawe urimo, n'ugutamuzi, n'ugutamuha icyubahiro. Amen. Yubaka igicaniro, ariko ntabwo ari cya mbere. Hari ibicaniro byinshi, kubera yuko Abanyakanani ni amoko menshi, kandi buri bwoko bufite imana yabo. Amen. Kiriya gicaniro cya mbere Aburahamu yubatse ni igicaniro, mu Gifaransa navuga ngo c'est pour dédier la terre de Canaan à son vrai propriétaire. Nuguwa Kanani uyifitiye uburenganzira ari we Mana, ntabwo ari za Bayali. Amen. Aburahamu kugeza aho aracyari umugabo ucanye mu mwuka kubyerekeye kwizera, afite umuriro w'Imana. Amen. Kuko yabonye ko Imana yamuhamagaye ni Imana yo kwizerwa. Igihugu yamubwiye yakibonye. Si byose? Arakomeza atambagira igihugu agana Ikusi muri sud. Agera ahantu hagati ya Beteli na Hayi. Amen. Naho ngo ahubaka igicaniro cya kabiri. Murumva? Iyo ni strategie spirituelle y'umuntu w'Imana. Aravuga ati imbaraga zo mwijima zari ziyafashe zimuke, kuko iyo nyir'ubwite hageze abajura kwiye kwimuka. Uwiteka niwe nyiri iki gihugu. Ariko hagati aho rero mu nyuma ariho aramanuka ageze ahantu yitwa Negev, agana amajyepfo, ngo inzara iratera muri Kanani. Inzara ikomeye. Inzara iteye, Flora yadusomeye. Aburahamu yakora iki? Twasomye. Yahise ava muri kiriya gihugu ari arubakaho ibicaniro by'Imana, amanuka muri Afrika, muri Egiputa. Ese ni Imana yamubwiye ngo ajye? Atinya iki? Inzara. None kuba Aburahamu yavuye aho Imana yari yamutegetse kuba, akamanuka muri Afrika, muri Egiputa, kubera guhunga inzara, ingaruka nimukomeza gusoma mwarasomye, nuko yatangiye kuba mu buzima bundi budahwanye n'umuhamagaro we. Atangira kubwira Sara ngo ndabizi ko uri umugore usa neza, bari abantu rero bazanyica kubera wowe. Ngo rero
uzavuge kuri mushiki wanjye, komsa uzaba ukijije ubuzima bwanjye. Nandiko byagenze. Yageze hariya, ibisonga bya Farawo birabona umugore Sara yari mwiza, bajya kwibwira Farawo, kuko umwami ibiri mu gihugu byose nibye. Mwabyumvise? N'abagore bose nabe. Iyo umaze kuba ku rugo umusenga ngo ntazamubone. Umwami ibiri mu gihugu nibye, inka nize, abantu nabe, ibintu byose nibye, imisozi niye, ibibaya nibye, ibintu byose nibye. Farawo hari umugore hariya waje, mumuzane. Aramuzana, afata Sara amushyira ibwami. Ahita amuha Aburahamu beau-frère. Abayemu muramuwe. Amuha ubutunzi bwinshi. Iyo niyo mwita arrangement. Iso ni arrangement nzima. Ubwo butunzi buvuye ku Uwiteka. Buvuye ku Uwiteka. Mwabonye? Aburahamu se ari mu buzima busa n'uwahamagawe. Ari mu buzima uno munsi twavuga bw'igipagani buhebuje. Ni gute umugabo yumvise uje y'Imana? Murabyumva? Mbere na mbere yavukiye Uri mu Bukaldayo, Iraki ya kino gihe. Ajyana nase Tera. Amen? Haleluya. Na Loti umuhungu umuvandimwe we, na Sara, na Tera, barazamuka bambuka Efurati, iburasirazuba bwa Turikiya bushira amajyepfo ya Turikiya. Anitwa Haran. Aho niho se yapfiriye. Aho ni Imana amubwiye ngo vaho rero. Amen? Unkurikire. Ruriya rugendo rwose kuva muri Iraki akazamuka akagera muri Turikiya, amajyepfo ya Turikiya none, akagera i Kanani. Ruriya rugendo rwose n'imiruho yari irimo, inzara irateye, ari mu masezerano, ari mu bisezerano, ari rubaka ibyicaniro byo guhindura igihugu. Amen? None ahunze inzara, atangiye kuba mu buzima butari bwo. Yego afite ubutunzi, ariko buvuye mu nzira y'ibinyoma. None byagenze gute? Ubutunzi arabufite, ariko nta Mana agifite. Mwabyumvise? Amen? Muzarebe ko Aburahamu yigeze yubaka igicaniro muri Egiputa. Ntashobora, kuko arabizi mu mutima nama ko atariho Imana yamuhamagariye. Mwabyumvise? Nukuvuga ngo rero ubwira kabiri mu kwizera kwa Aburahamu mu bibanire n'Imana ni inzara. Mu byandike gutyo. Inzara yari itambitse hagati ya Aburahamu n'Imana, imuhisha umucyo w'ibyiringiro biva ku Mana, ko Imana itazamutererana. Niyo yamuteretse aho muri Kanani, yari izi ko n'inzara izaza, irazi kuri ubigenzi. Ubwira kabiri bw'ukwizera kwa Aburahamu byitwa inzara. Twese tubwite inzara. Murayitinya? Mutangiye gusobanukirwa ubwira kabiri? Amen? Kuva hariya Harani kugera i Kanani, Aburahamu aracyafite komuniyoni n'Imana. Izuba ry'Imana riracyamurasira. Imirasire y'izuba y'Imana, y'ineza y'Imana, amen, igaburira ukwizera kwe n'ibyiringiro by'Imana biracyaza muri Aburahamu, akuzura umwuka wera agahimbaza Adonai. Ariko inzara iteye, kandi ariho arahindura igihugu mu kwizera. Arahunga ajya muri Egiputa, atangira kuba mu buzima bwa gipagani. Tubyite amazina ko amazina yabyo. Ubuzima bwa pagani. Ashize umugore we mu maboko y'usenga ibigwamana Farawo. Wabimvise? Aho kwitwa umugabo wa Sara ahindutse musaza we, ahindutse beau-frère wande. Ntago mabyumvise. Brother in law. Niko byari bimeze se? In law ya he?
nta roho yari ihari aho, rozi zose yari amaze kuzisenya. Unanifata? Wumvise icyo ari cyo ubwira kabiri? Okay, twirukange vuba tugende kuri mugabo nawe yahuye n'ubwira kabiri, uwitwa Eliya. Igihe cyose uzumva inzara utebuka ubwira kabiri, ati ntabwo nshaka. Tusome Abami ba mbere 19:4. ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba. Ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa. Wone Eliya. Ati Uwiteka ndarambiwe, icyabimara ni uko ubu wakuraho ubugingo bwanjye, kuko ntaruta ba sogokuruza ubwiza. Amen. Eliya amaze kugarura ishanga ryose, arigarura Imana ya Isirayeli. Turi muri Isirayeli. Umwami wa Isirayeli yitwa Ahabu yari yarenze ku mateko y'Imana, ajya gushaka umugore w'umunyamahanga akazitwa Jezabeli. Jezabeli yari umukobwa w'umwami wa Sidoni. Sidoni ni muri Libani ya kino gihe. Muri Isirayeli hari umwami yitwa Ahabu. Agiye gushaka Jezabeli, umukobwa w'umwami wa Sidoni. Imana yaravuze ngo nimugashaka abanyamahanga kazi kugira ngo nibaza bakururire gupfukamira Imana zabo no kuzisoma. Amen. Hallelujah. Noneho Jezabeli amaze kwinjira mu Bisirayeli, n'amadayimoni yaramukurikiye, birumvikana. Igicaniro cy'Uwiteka kivaho, gisimburwa n'ibicaniro bya Bayali. Noneho Eliya umuhanuzi w'Imana, muri make Imana yamuhaye ubutware, yitwa umuhanuzi w'umuriro, kuko yamanuye umuriro ku musozi Karumeli. Aravuga ngo ni wowe Ahabu, amen, na Izabeli umugore wawe, ni mwebwe mukururiye akaga ishanga ry'Imana, mukarikura ku Mana, mukarihereza ibigwamana za Bayali. Ati ejo duhure ku musozi Karumeli n'abahanuzi ba Bayali, nibazi Imana izamanura umuriro n'izaba ari Imana. Nimba ari za Bayali tuzasenga Bayali, nimba ari Uwiteka muzagarukira Uwiteka. Bahurira rero Karumeli. Muri make za Bayali abazisenga barahamagaye, bari abahanuzi ba Bayali barikebagura ahantu hose ngo Bayali abagirire impuhwe, ntigeze aboneka. Eliya arabwira ati rero wenda Bayali yagiye gutembera, yagiye guhaha, tegereze gato. Barahamagara ati wenda araruhutse yarushye. Barahamagara wapi? Ati rero mwananiwe, nanjye mu burenganzira, ewe nawe n'umwanya wawe. Eliya arahamagara Uwiteka, bamenye ko ari we Mana, na Eliya ko ari umuhanuzi wawe. Umuriro amanuka kuva mu ijuru uratwika igitambo byose, uranywa n'amazi yarahari byose. Bose barapfukama, Isirayeli yose ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Ahita afata abahanuzi ba Bayali arabajyana ku kagezi, narakagezeho ako kagezi n'ubu karacyatemba, arabakerera bose arababaga. Jijima y'Imana. Eliya arakomeza. Mu mwanya muto Yezabeli amenya ibyo Eliya yakoreye abahanuzi ba Bayali, ahita atuma intumwa kwa Eliya, genda mubwire Eliya ngo ibyo wakoreye abahanuzi ba Bayali, ejo nk'aya masaha nimbuza aho gifite umutwe hehe ku ijosi ryawe, Imana zizabimpore. Apana Imana izabimpore, Imana zizabimpore. C'était une idolâtre. Mumve ahubwo ngo Eliya nawe amusubize ahubwo birenze uko yashubije umugabo we. Eliya arayabangira ingatahe, ariruka, ntiyahunze umwami, ahunze Yezebeli. Mushobora kubisobanura? Bwa butwari bw'Ikarumeli bwagiye, arahunga aragenda, arahunga Yezebeli kugezaho agera muri munsi cy'agicumuro te. Mwabyumvise? Arushe, déprimé, ari déprimé.
iyo umuntu yisabiye gupfa aba ari deprime. Umuhanuzi wamaze gukoresha ibintu bikomeye yisabiye gupfa. Ngo Éternel, ngo prends mon âme, je ne suis pas meilleur plus que mes pères. Ngo ntacyo nsumbije abambanjirije ba data. Iyo situation murayibona? À moins de 24 heures. Nuriya Eliya ntabwo hashize imyaka myinshi ngo wenda yahuye n'ingorane. Yari agifite ayo mavuta, amen, ayamukoresheje ku musozi Karumeli. Ariko Jezabeli ijwi rye ryaramuhamuye. Eliya ariruka. None Eliya yibagiwe Uwiteka uwo ari we, yibagiwe imbaraga ze. Eliya amanura umuriro ku ntumwa za Ahabu, 50 zigashya. Eliya ahamagara umuriro kuri Karumeli. None ziriya mbaraga zagiye he? Kuri Eliya ubwira kabiri bwari ubwoba bwo gupfa. Ubwoba bushobora kubera ubwira kabiri. Amen. Aburahamu ubwira kabiri bwe bwinjira ukwizera kwe n'inzara. Eliya ubwira kabiri bwinjira ukwizera kwe n'ubwoba. Ubwira kabiri buri kwinshi mugerekeye kwizera. Ariko icyo nakubwira cyo ni ngombwa ubimenye. Nimba warakijijwe, nimba ugendana n'Imana, umenye ko hari ibigihe ubwira kabiri bwakwinjirana. Nindabyumvise? Amen. Ni ikintu kiza kikaguhisha ubwiza bw'Imana, umuco w'Imana, kwizera kwawe kukagenda. Ikiza kubwira ko umuntu w'Imana yinjiye mu bwira kabiri mu byo kwizera, atangira kwitwara nk'umuntu atigeze kumenya Imana. Umaze kubibona? Kugeza aho abantu batangara n'abapagani ati uriya niwe yavugaga Imana, uriya niwe yaduhamirizaga Yesu. Si ukuvuga ko uwo muntu mbere yari indyarya. Birashoboka ko yari azi Imana, birashoboka ko yari akijijwe, ariko yahuye n'ubwira kabiri. None wowe uvuga uyu munsi Yesu, ubwira kabiri n'ubukuzaho bizagenda gute? Uzitwara gute? By definition, muri definition ubwira kabiri yo buje ntabwo ari ubwenge bukora. Utangira kubaho nk'utigeze kumenya Imana. Mwabyumvise? Ubwenge bwawe bugahagarara. Ntiwibuke n'ubuhamya bw'Imana, ntiwibuke n'aho Imana yagukuye, ntiwibuke n'ibyo amaso yawe ubwawe yiboneye. Wariboneye ibyo Yesu yakoze, byose biganagurika, Satani akabihanagura. Mwabyumvise? Kubera ko umenya ni muto, twayibonye ku bantu babiri. Aburahamu atangiye kwitwara nk'utigeze kumenya Imana. Eliya mu masaha atarenze 28 atangiye kwitwara nk'umuntu atigeze kumenya Imana. Ni gute abagabo b'ibihangange twubaha Aburahamu, Eliya bashoboye kugera mu bihaho batangira kubehavinga, kubaho kuko batigeze kumenya Imana? None wowe nanjye turabarutse. Hari umugabo ashaka kuduhumuriza no kutwigisha yitwa Abakuki. Abakuki ibice 2 ku murongo wa mbere. Vuba vuba. Nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira, kandi nzarangaguza ndeba aho ari, numva icyo ambwira, nuko nzasubiza kubw'icyo namuganyiye. Amen. Amen. Umviriza. Abakuki umuhanuzi wabaye i Buyuda mu bwami bw'amajyepfo. Amen. Mu kinyejana cya 7 mbere ya Yesu, hafi gato yaho i Buyuda hatsindwa na Babuloni. Abakuki yabaye mu myaka ubuhanuzi bwo gutsindwa kwa Jerusalemu buri hafi. Babuloni yari hafi gutera. Abakuki akareba mu gihugu i Buyuda, akabona imitwarire y'abantu babayeho mu pagani bukabije. Abakuki bikamubabaza uko abantu babayeho, uko nta Mana ibaho.
noneho ajya kubaza Imana, ese iyi situation iri mu gihugu bite? Imana iramubwira ngo Habakuki, ntubona ibyo bikubabaza, reka nkwereke icyo ngewe ntegura kuzahana ubwoko. Imana imubwira ko izahagurutsa ishyanga rya kure, ubwo ni Babiloni, ko bazaza bagatera iki gihugu, bagasenya n'iyi ngoro. Abatapfuye uhereye ku mwami n'urugo rwe n'ibisonga bye, n'abantu bakomeye bakabajyana i Babiloni ari imbohe baboshwe, bakazamarayo imyaka 70. Niko Yeremiya nawe yaje kubivuga. Habakuki rero amaze kumva ibizaba, yuko igihugu kizaterwa n'ishyanga ridafite pitiye, ridafite imbabazi, n'umusaza nta mbabazi, ahita abona igihugu ko kizasenyuka burundu, n'abantu bake bazasigara mu gihugu, inzara izabica, kuko ibintu byose bizavaho. Imana ikavuga ngo ils viendront aussi pour piller. Nibasanga n'imyaka yeze bazagira gute? Bazayisarura bayijyane. Ils vont saccager tout. La vie économique, ibitunga abantu, nta na kimwe bazasiga i Buyuda. Mwabyumvise? Wowe uri Habakuki wagira gute? Nawe wakwinjira mu bwira kabiri. None Habakuki muri ako gahinda k'ibizaba ku bwoko bwe, ahita agenda ahantu hirereye mu masengesho, abaza Imana, none biragenda gute ko ibyo bintu bizaba? Ese bariya abantu nibo bakiranuka kurusha ubwoko bwawe? Atoya, nabo nzabahana nyuma. None se ibintu ko binteye ubwoba, ko minze umushitsi. Habakuki arasenga, Imana rero iramubwira ngo nubwo ibyago byahanurwa, nubwo ibyago byasozwa, umukiranutsi ari mu rwo bwoko akwiye kubeshwaho no kwizera kwe. Piga amakofi. Habakuki 2:4. Aha niho hambere Bibiri ivuga kubeshwaho no kwizera. Na niho Paulo yavomye amagambo Umwuka yaramuhaye kugira ngo ayadevelope mu gitabo cy'Abaroma n'Abagalatiya. Dore umutima we wishyize hejuru, ntumutunganyemo, ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Amen. Amen. Imana iravuga ngo kubaho ibyo bihe bizabaho, ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Habakuki amaze kumva ibyo Imana imubwira, aho kugira ngo yihebe, ahubwo agahinda kamubera ubwira kabiri, kwizera kwe kugende, ahubwo Habakuki yahise atangira kurwana intambara mu mwuka, mu masengesho, kugeza aho aronka intsinzi mu magambo ye, akavuga ngo Bibiliya y'Ikinyarwanda ibishira muri hipoteze ngo nawe umutini uta. Iyo ni ushobora gutoha cyangwa nuto, ariko sibyo. Bibiliya y'Igifaransa iravuga ngo umutini ntabwo uzatoha, kuko ntabwo ari hipoteze, Imana yabivuze. Babuloni niza izarandura n'imyaka byose, aho nta kintu na kimwe gitunga ubuzima bw'umuntu kizaba gihari. Reka tugende vuba dusome Habakuki 3:16 vuba. Narabyumvise, umubiri wanjye uhinda umushyitsi, iminwa yanjye isusumirishwa n'iryo jwi, ikimungu cyinjira mu magufwa yanjye, mpindira umushyitsi aho ndi, kuko nkwiriye gutegereza umunsi w'amakuba mwitondeye, igihe uzagera ku bwoko buzaduteza ibitero. Naho umutini utatoha n'inzabibu ntizere. Noneho turahindura. Nukuvuga ngo abafite izindi version murayibona, umutini ntuzatoha. Umutini ntuzatoha n'inzabibu ntizizera imbuto, bazahingira ubusa imyelayo n'imirima ntizera imyaka, n'intama zizashira mu rugo, n'amashyo azabura mu biraro. Nta kabuza ko
nzishimana Uwiteka nkanezerwa mu Mana y'agakiza kanjye. Uwiteka Yehova niwe mbaraga zanjye, ibirenge byanjye abihindura nk'iby'imparakazi, akabishyira hejuru kandi azantambagiza aharengeye hanjye. Amen. Haleluya. Kurikira amaze kuwerekana la situation économique yo muri bihe biri imbere izabiri catastrophique, yuko ekonomi y'igihugu cy'Ubuyuda izagwa mu buryo ntacyo kurya. Yari description y'igihugu kitakifitemo ibitunga abantu. Ati nubwo bizaba gutyo, umva Kinyarwanda bavuze ngo ni hypothèse, ni ubuhanuzi, umutindi uzatoha. Biriya byose bavuze, inka zizashira n'ibindi, ariko jyewe nakabuza hagati y'ibyo, aho kugira ngo nemere ubwira kabiri bwitambike hagati yanjye n'Imana, isoko y'umucyo wanjye, nzanezerwa Uwiteka Imana yanjye. Uwiteka niwe mbaraga zanjye. Muri make kubera iki avuze ijambo mu kurangiza? Kenshi turasoma n'itubimenye ngo il me fera marcher sur les hauteurs, ngo ibirenge byanjye azabishira ahirengeye, niho azangendesha. Ni ukuvuga ngo rero iyi si nitwe twigendesha, si wowe wigendesheje. Amen. Ariko mu isi y'umwuka wowe ntabwo hazi uko bahagenda, niwe azakugendesha. Amen. Mwabyumvise? Wakwibaza ngo Habakuki yabaye yasuye kuba ukambakamba. Oya! Azi yuko ibikorwa mu isi y'umubiri ntago bikora hariya. Rero icyo gihe ibyo bintu nibiba, aho ngo ubwira kabiri bwo kwiheba n'agahinda bintahe, ahubwo Uwiteka azanzamura angendeshe ahirengeye, aho ntazahindura imvugo yanjye uyu munsi y'umuhanuzi izakomeza kuba ari yindi. Iryo niryo banga mwene data, iyo ugeze mu bikomeye, aho kugira ngo ubwira kabiri buze icyo kintu, iyo situation yitambika hagati yawe n'Imana, uko Imana niryo zuba ryawe, Imana niwo muco wawe, niwo irigaburira ibyiringiro byawe, niwo igarura kwizera kwawe. Aho kugira ngo iyo situation yaba ubukene, yaba indwara, yaba ibyago, yaba intambara, icyo kintu cyose ishobora kuza ngo kitambike hagati yawe n'Imana yawe, utangire kwitwara nk'utigeze kuyimenya, nkuko byashikiye Abrahamu sokuruza, bigashikira na Eliya. Ahubwo ukwiye gusaba Imana kuva none bitaranaza, ngo Imana izakuzamure, ibirenge byawe bigendesha ahirengeye, aho ni uzakomeza kwatura ko Yesu ari umwami, nkuko watuye iyo situation itaraza uzakomeza kumwatura. Bamwe ntago babyumva. Ni bangahe babyinira Imana, bavuga Imana, hanyuma mu gihe runaka umuntu ugafungwa n'abadayimoni? Haba habaye iki? Haba hinjiye ubwira kabiri. None batubwira iki mu Gifaransa? Vaut mieux prévenir que guérir. Aho ngo urindire kwivuza indwara uyikumire itaraza. Ubutumwa Imana yampaye ni ukugira ngo nturindire ubwira kabiri, ahubwo utangire ukumire, kugira ngo nubwo bwaza buzasanga ibirenge byawe bitari hano, ahubwo biri hariya. Ibyo se twabishobora dute? Nta wundi dufite icyitegererezo ni Yesu. Dusome vuba ahantu habiri gusa, hanyuma twumve uko Yesu yabigenjeje igihe ubwira kabiri bwaje, ariko ntiwamuvana, nibwaza ngo bwitambike. Icyo kintu ntabwo cyaje ngo kitambike hagati ye na se, kimwinjize mubwira kabiri. Vuba. Ese murankurikira? Amen. Haleluya. Luka 21:36. Luka 21:36. Nituhava tugende muri Matayo 26:41, hanyuma turangize. Nuko rero mujye muba maso, musenge iminsi yose,
kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Amen. Atubwiye ko mu bihe bikomeye tubwiye gute dusenge. Ngo mu gusenga hari imbaraga zituzamura zikatugendesha ahirengeye. Komeza. Matayo 26:21. Turangiza mu Baheburayo 5:7. Mube maso musenge mutajya mu moshya, umutima ni ukunze ariko umubiri ufite intege nke. Amen. 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 Umwami aratubwiye ngo musenge mutajya mu moshya, kuko umubiri n'uw'intege nke, nuko umutima wakunda kutava ku Mana, nuko umutima wakunda kutava mu byizerwa, nuko umutima wakunda kutagwa mu bwira kabiri, ariko umubiri wanyu n'umunya ntege nke. Aburahamu umubiri we wamushize mu ntege nke, kuko inzara ntabwo yica ubugingo, inzara yica umubiri. Nuvuga ngo Satani yamushoboje iki intege z'umubiri. Babyumvise? Umuti atanze nugusenga. Abayiburayo 5:7 ayima turangize. None umwami yaduhaye inama y'ukuntu twahagarara ubwira kabiri nibo twinjirana. No, turashaka rero kubona ubwe rero ukuntu yageze mu bikomeye, ukuntu ubwira kabiri butamwinjiranye, ngo habe ikintu kitambika hagati ya na se. Yesu akiri mu mubiri amaze kwinginga no gusaba cyane, amaze kwinginga no gusenga cyane, yabashije kumukiza urupfu, ataka cyane, asenga yibasha kumukiza urupfu, ataka cyane arira, yumviswe kubwo kubaha kwe. Yumviswe. Nuvuga ngo Yesu ageze mu bikomeye, aho bagira bamufate, bamugire nabi, bamujyane ku musaraba. Amen. Abwira abigishwe ngo umutima urakunze ariko umubiri uri n'intege nke. Yesu rero hano biratubwira ngo nubwo yari Imana mu mwuka, ariko kiriya gihe yari mu mubiri nkatwe. Amen. Buriya bwoba bw'urupfu abona ruri imbere byari gutuma ubwira kabiri bumwinjirana, kuko yari warafesinga urupfu rwari ruraho, ntabwo ari inzara, ni urupfu. Ngo ariko ngo icyo yakoze ngo yasenze cyane kugeza aho ibyuya bihinduka des grumeaux de sang, nk'ibitonyanga by'amaraso. Ngo yarumviwe gute? Igikombe yarakinyoye. Amen. Kumvirwa si ubwo mu musaraba waragiye. Cya gikombe ariko musaraba, les souffrances, la passion, ibyo byaraje nkuko byanditswe gera bivuga, ariko itandukanizo nuko yabinyuzemo, imvugo ye, ubuhamya bwe butahindutse. Wabyumvise? Biriya bintu bishobora kuza, biriya bihe bikomeye bishobora kukuzaho, ariko nimba wariteguye kare nka Habakuki, ukumvira inama z'umwami, ugasenga, Imana izabikunyuzamo, kuko izaba yahagurutse mu mwuka ikakuzamura, ibirenge byawe ikabigendesha ahantu ahirengeye, ukanyura mu bihe bikomeye mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka ugakomeza kwatura kuzima. Niyo mpamvu uyu munsi rero hariho guhindagurika kw'abakristo. Niyo mpamvu iki gihe nta consistancy hari, abantu barakizwa iby'akanya, circonstances zahinduka nabo bagahinduka, ukareba wa muntu ukamuyoberwa. Kubera iki? Ubwira kabiri bwaramwinjiranye. Ntabwo nzi rero ubwira kabiri bushobora kukwinjira na wowe, ikizabutera ntacyo nzi. Nawe ntabwo uzi ikizatera ubwira kabiri kuri je. Icyo tuzi, hari byinshi byateza ubwira kabiri mu mwuka. None dukora iki? Nidutangire dusenge, tuba abantu bafite culte personnel,
buri munsi, tuba abantu basabana n'Imana buri munsi. Ntuzitwaze ngo uri busy, ntuzitwaze ngo ngora akazi ijoro n'amanywa. Ibyo ntabwo bifite icyo bivuga aho urajya cyangwa mu isi y'umwuka. Imana yaguhaye amasaha 24 igateganya muri yo kuruka k'umubiri, ikanateganya muri yo umwanya wo kuvugana nayo, gusoma ijambo ry'Imana, kuvugana nayo mu masengesho. Nimba utari umuntu usabana n'Imana ngo ugume ku gicaniro nk'uko Aburahamu yaguma ku bicaniro, ntabwo iriya nzara ye kumuhitana. Imana yari gukora ibitangaza. Imana yagaburiye Eliya mu gihe cy'amapfa, yari kugaburira Aburahamu umukunzi wayo, ariko Satani yamuteje ubwoba mu mubiri we, ahita ahungira muri Egiputa, ava mu muhamagaro, ava mu muntu w'Imana yamenye Imana, atangira kubaho mu gihugu cy'amahanga nk'umunyamahanga nawe. Uyu munsi rero nashaka kurangiza ngubwira ngo ntago tuzi ibihe biri imbere, icyo umuntu wese bishobora kumwinjizamo. Icyo nzi, hari Satani urwanya kwizera. Haleluya. Hari amadayimoni arwanya abantu b'Imana. Ariko icyo nzi ni kimwe, nuko hari ibintu byinshi bishobora kutwinjiza mu bwira kabiri. Bamwe bamaze no kwinjira mu bwira kabiri, niba abandi bahinduye imvugo. Ntago bakivuga imvugo yo kubaha Imana, nibakivuga imvugo y'abantu batinya Imana, nibakivuga imvugo y'abantu bajya mu ijuru, nibakivuga imvugo y'abantu batinya icyaha. Kubera iki? Ubwira kabiri bwarinjiye, kwizera kwabo kwatwawe n'umwijima. Hari ikintu kitambitse hagati yabo n'isoko yagaburira gukwizera kwabo n'ibyiringiro, ari we Yesu Kristo. Ngo Yesu ni izuba rifite gukiza mu mababa yaryo, umucyo wayo umurikira buri gihe cyose abizera, kugira ngo bakomeze kumurika muri isi y'umwijima. None uyu munsi arakubwira ngo ntabwo ushobora gukomeza kwatura kuzima k'umuntu ukijijwe mu bihe bikomeye bishobora kuza utabanje kwitegura bikitwa none. Ugatangira kwitegura mu gusabana n'Imana mu buryo budasanzwe, ugatangira kwitegura mu kuvugana n'Imana, mu gusoma ijambo ry'Imana no kuritekerezaho, kugira ngo Imana igutegure nka Habakuki, kugira ngo ibihe nibigera, haleluya, iyo situation uzayinyuremo ititambitse hagati yawe n'Imana. Nkuko Yesu ngo yanyuze mu bikomeye, iyo bita via dolorosa, inzira y'umubabaro imuganisha Golgota, ntabwo yigeze ahinduka avuga ngo mumbabarire naribeshe, ntabwo ni Mesiya. N'imbere ya Pontiyo Pilato yaratuye ngo wowe uri umwami, ngo urarivuze ndiwe. Kandi igihe kizagera aho muzabona umwana w'umuntu agarukana n'abamarayika b'imbaraga, niyazitura umuntu wese yikuranye n'ibyo yakoze. Haleluya, haleluya. Ukwatura kwa Yesu ntabwo kwahindutse, nubwo byari bikomeye yakomeje kwatura uwo ari we. Wowe uzatura uri we gute mu bihe bikomeye? Uzajyatura gute? Ubwira kabiri uza kwinjirana, uziyoberwa n'abari bakuzi ko umurokore bakuyoberwe, ariko ntibikabeho. Bwana pishe mbari. Ninde yumvise ubutumwa? Mwabyumvise? Mushobora kuwusonera n'abandi? Haleluya. Numva ko nta kintu kijimije kirimo. Biri clear? Limpide comme quoi? Comme de l'eau. Bene data, munyemerere dufate iminota 2 gusa dusenge. Kuko wowe nanjye ntago tuzi ibyo tuzanyuramo. Sinshaka guhinyuka ejo. Uriya ni apotre Beteli, dore uko bimeze. Mungu apishe mbari. Nawe muririmbye ngo ni wundi uri singazi, dore rero ibyo asigaye avuga, ibyo asigaye akora. Nawe umukristo uri hano, turashaka ngo tukomeze kwatura kuzima kugeza kwi no matter what. Ibizaba byose. Haleluya. Ibanga mwaryumvise? Ntabwo ari magie, ntabwo ari mystère. Nugusenga. Imbaraga zo gusenga Yesu yazishimangiye. Udasenga ntazashobora guhunga ubwira kabiri. Wowe ubwawe uzibagirwa behavior urimo, uko witwara uzibagirwa. Ese ni jewe n'abari bakuzi ufata ibintu ujya gusenga bazagukoba ati uriya ni wa muntu. Kubera iki? Kubera kutamenye kwitegura, tamenye ukuntu umuntu ahagarara. Amen.
mbere y'uko ibyo biba ukuntu ukwiye kwitegura. Umuntu wese afite icyo yisengera, sibyo? Tugira dusenge, hanyuma mbere ko duhaguruka, wowe uri hano ukaba utarakizwa, wowe ufite kimwe cyo gukora, ukwiye gusigara hano abakozi Imana bagufashe wakira agakiza. Ibihe turimo ntabwo ari ibihe bisanzwe. Ibi ni ibihe bikomeye kandi biratujyana mu bindi bihe bitoroshe. Wabyibise? Ukeneye Yesu mu buzima bwawe. Nubona ubu ngo biragenda, ngo ka business karagenda, ngo madami she is doing very well. Ziko twe tuzicyongereza muri iki gihe. Even my children, no problem. Ntabwo uzi ibiri imbere. Kwiye kwakira Yesu niwe uziyambaza mu bikomeye. Haleluya. Rero abakozi Imana bari hano ngo bagufashe wakire Yesu. Nawe umukristo waguye, ntugume kwitera amajeke wihumuriza, ukomeza kujya mu matorero kandi byararangiye. Uri mubwira kabiri, ngwino Yesu yongera kumurikire, avaneho uko kwezi kuri hagati yawe nawe, icyo kintu kigutwikira umucyo we kiveho, hanyuma umucyo wongere kandi urasire umutima wawe. Nawe wasubinye umukristo urasigara hano, abakozi Imana bagufashe. Bibiliya iravuga ngo upfuka ibyaha bye ntazabibabarirwa, ariko ubyatura akabireka azagirwa imbabazi n'Uwiteka Imana yacu. Duhaguruke. Reka umuntu wese afata umwanya, nimba wumvise uburemere bw'iyi message, isengere muvandimwe. Haleluya. Sengera Imana ikurinde ubwira kabiri. Sengera Imana igukomeze bicitwa none. Sengera Imana iguhe umutima ukomeye mu gihe nk'iki. Ntabwo uzasenga byakuguyeho. Ntabwo uzajya gusenga ubwira kabiri wamaze kwinjira. Itegure hakiri kare. Iyo nzara ya Abrahamu itaraza, ubwo bwoba bwa Eliya butaraza, ibigeragezo bikomeye, Yesu yavuze ngo umutima urakunze ariko umubiri uri n'intege nke. Umubiri wawe ni w'intege nke, ntuzajya wiringira, uzagutamaza. Uwiringira umubiri we uzamutamaza. Satani niho adukubitira anyuze mu ntege z'umubiri. Saba Imana iguhe none imbaraga, iguhe imbaraga zayo, iguhe imbaraga z'Umwuka Wera, imbaraga zo kwizera, imbaraga z'ibyiringiro, ikuzamure ibirenge byawe, ibigendeshe ahirengeye. Ntuzigere ucogora, ntuzigere wivuguruza, uzakomeze kwatura kuri umukristo ukijijwe no mu bihe bikomeye. Urakoze Mwami kuri iri jambo. Komeze buri muntu wese mu itorero, ntibigarukire hano, ariko akomeze ashake ubusabane nawe, akomeze ashake Mwami mu maso hawe, ijambo ryawe rigira umwanya muri we, kugira ngo nihagera igihe Mwami cy'ibigeragezo bikomeye, aho kugira ngo ubwira kabiri bumwinjiranye mu kwizera kwe, ahubwo anyure mu bigeragezo anesheje. Ndagushima yuko utaduhamagariye kuneshwa, waduhamagariye kunesha. Mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mashimeje ku Mwami Yesu Kristo. Twahamagariwe kunesha, ntabwira kabiri. Kamwakira umugisha w'Imana. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese, amen. Shalom shalom, muzagira icyumweru cyiza.